akenshi nangira mbifuriza ibihe byiza, kugwiza imigisha no guhaha mugatunganirwa mu byo mukora byose. Aha ni kuri Gisagara igendwa cano yacu mukurikira muri benshi. Ubu turi mu karere ka Gisagara kuri Gymnase ya Gisagara, nk'uko ubushize twabiberetse. Twari twasuye ka d'entraînement zaberaga muri groupe scolaire ya Saint Philippe Neri iherereye mu murenge wa Ndora mu karere ka Gisagara nyine nk'aha turi. Ubu ngubu rero babana mwabonye bitoza, ubu baje gukina ngo bisuzume murebe urwego bagezeho. Ubu ngubu bagiye gukina n'ikipe ya Nyanza TVT, ubwo ni groupe Nyanza bagiye gukina na Nyanza TV. Ni ikipe ya Nyanza igiye guhura n'iya Gisagara, hombi mu bahungu n'abakobwa. Ndagumya mbibakurikiranira mbibagezaho 5 kuri 5, mwe mugumye mukurikire. Ubu ngubu bari mu kwishyushya mu cyo bita warm up, urabona ni attaque bari kwiyatakira kuri file, nawe urabibona nk'umuntu uzi volley cyangwa usanzwe ukurikira umukino wa Dutangire rero kuri match z'abakobwa. Abangaba ni abakobwa ba groupe scolaire, abangaba ni abakobwa bari muri ka d'entraînement ba Gisagara. Heriya hirya ubona b'umutuku ni abakobwa ba Nyanza TV. Amakipe yombi ari kwishyushya. Reka tugihere ijisho mu kanya rugiye kwambika, nawe ntukureho ijisho ugumye ubikurikirane. Abatoza hirya no hino ndabona bashyushye bari gutegura, ese urabanzamo nde, ndabanzamo uyu nguyu. Hirya no hino urabona ko nta wicaye. Abafotografi hirya no hino bari gufata amafoto bavuga ngo ibi bihe tuzabikumbure, ariko turebe nuko twongera kubibona. Reka nanjye mbaho umwanya mukurikire, dore ngo uko biri kugenda rero sasa. Murabona ko bahinduranyije ibibuga, abitorezaga abatakiraga ibumoso bagiye iburyo, n'abatakiraga iburyo bagiye ibumoso. Reka tugumye tubikurikirane. We kora subscribe hano kuri Gymnase y'akarere ka Gisagara, Gymnase imwe mu nziza mu Rwanda. Hari haguye imvura ariko twe ntibitubuza gukina, kuko igikorwa remezo gihari kitwemerera gukina mu zuba, mu mvura, mu bihe bitandukanye ibyo ari byo byose. Ibyo ngibyo rero tukaba tubishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika warebye akarere ka Gisagara akavuga ngo ngiye kubaha iki gikorwa cy'amajyambere, mususuruke mugumye mukuze impano zanyu mu mukino wa volleyball. Mukurikire cyane hano kuri Gisagara igenda. Nuko mubibona rero match yatangiye, amakipe yombi ni ishiraniro, murabyibonera kandi neza. Iryo ni inota ry'ikipe ya Nyanza. Nyanza ikaba imaze kubona inota ryayo. Reka mbakururire kuri tablo, ni amanota 2 ya Nyanza ku busa bwa Akademi ya Gisagara. Bawusama neza cyane libero. Mwataka inota rya gatatu rya Nyanza TV. Nyanza TVT imaze kugira amanota 3 yayo, kandi nigumya kuyarinda yatura igikombe. Ese Gisagara iri iwabo byagenze gute? Reka turebe cyane. Paseri hari yazamuye baro. Inota rya mbere rya Gisagara, bati twakuvunika byize neza cyane. Remplacement y'umutoza wa Gisagara. Remplacement y'umutoza wa Gisagara bakakanye tuvugana, bakuramo umweriye bashyira mu ndi. Abafana ba Gisagara bagumya gushyiramo akabaraga. Dore rero abakoca bombi bari kuganiriza umukinnyi bavanyemo, bati biri gupfira he, ikipe basanze iwanyu iri kubatobatoba cyane, muri gupfa iki ko mutari guhuza. Batikina neza bari kuri bench ahangaha.
inota rya kabiri ry'ikipe ya Gisagara. Gisagara akademi kayo kabonye irindi nota. Abakobwa ba Gisagara bati turabikora cyane. Koci nawe akomeza guha amabwiriza umukinnyi yasimbuje, bishoboke ko uyu mukinnyi nawe ari kizigenza cyane. Neza cyane baro umukinnyi wa Nyanza ayiteramo bimworoheye ikoma. Bigaragara ko yakomeretse cyane. Asubiye mu rwambariro. Ayiteye muri kabre riba inota rya Gisagara, amanota 3-4. Ramprasoma bashyizemo umufixeri bakuyemo Libero aje kuba tujeho gakeya arebe se ibi bintu ndabikorane nisubiramo. Ikipe ya Gisagara Nyanza ikomeje kuyigenda imbereho amanota 2, abaye 5 ya Nyanza TVET kuri 3 ya Gisagara. Basimbuje pasiteri bashyira mu ndi. Reka turebe bati duhana umwanya. Neza cyane Libero ikomeye hariya. Igitego cyiza cyane. Inota. Neza cyane umufixeri hariya. Bigaragara ko uyu mukinnyi afitiwe icyizere kuko buri uko koca akubiseho agatima kageramiwe niwe ahita ahamagara ati ngwino umbwire bimeze bite, urasubiramo ntuzi. Neza cyane umufixeri wacu. Umuntu ahagurukije abandi hano kabisa. Umuntu ahagurukije abandi byuzuye neza cyane. Jump service nziza cyane. Kubona umwana w'umukobwa ushobora gutera jump service ni ibintu bigaragaza ko aba afite impano kandi yifitiye icyizere. Bigaragaye ko yasuye icyo bita visite, bikaba ribaye inota rindi rya Nyanza, amanota 7-5 uko mperuka kuribona. Umukinnyi wacu bakaba bamaze kumuvura. Awutaye muri fire abamanota 6-7. Bigaragara ko ikipe ya Gisagara itarimo yihanganira gutsindwa na gato. Muri iyi minota 5 imaze gushira match iri kuba, bigaragara ko ikipe zombi ntayo wakwemeza ko iri butware seti, kuko ariko birangiye gutya ubu ngubu aka kanya Nyanza niyo yaba yitwaye, ariko seti igira amanota 25 ntago ari 7. Neza cyane umukinnyi wa Gisagara Academy yaragerageje kwataka ariko birangira aho kugira ngo awutere mu kibuga cy'abandi bamukorera bloke. Ramprasoma ku ikipe ya Gisagara, twasoma nziza cyane. Reka turebe, ni wa mukinnyi wari wavuyemo kare amaze gukomereka, bigaragara ko ari umuntu uzi ibyo akora kuko buri kanya bamwigagaho bamushyiragamo ariko bikanga. Reka tuze kureba ko ari igikomere cyamuteraga kudakina neza.
ikipe ya Gisagara kuri serivisi umwana ayiteye neza cyane irabahungabanyije umaze kubahungabanya neza bawutaya hari umwataka wo muri Nyanza nta Blag umuvandimwe afite yewe ego umuvandimwe ni ukubacunga Brock akayimena ubundi baro ukabona yidunze neza cyane ayiteye Kabre icyo bita Kabre baro ntabwo iba yarenze fire iba yakubise kuri Kabre ikagaruka bigatuma rero inota rijya ku ikipe ya Nyanza amanota amaze kuba 9 kuri 7 ya Gisagara neza cyane umukobwa wa Nyanza arivura uwa Gisagara kwa pasera itate ahereza umweriyo biranze ikipe ya Gisagara igeze ku manota 8 ikipe ya Nyanza ikomeje kugira 11 urumva ko amanota agumya kuzamuka bose baharanira intsinzi ku minota 7 y'umukino vore rero nta minota igira ikipe iratsinda itatsinda iminota ishira ari uko ikipe yatsinze urabona ko ku Gisagara vore bikunzwe cyane abakobwa baje vore irakunzwe cyane hano ku Gisagara rero abafana abakinnyi wababona ubashatse kuko dore abantu bicaye muri jimunaze hirya no hino bose ikipe ya Gisagara izamura ibintu bikomeje kubishyiranira hano muri jimunaze y'akarere ka Gisagara abakoca bagezeho baravuga bati reka twake akanya ko kongera kwigisha abakinnyi no kubibutsa bimwe tubigisha umunsi ku munsi ese muhindure gutya mugenze gutya ndaka tubonye intsinzi hano nta wifuza kurata uko nabibonye ni amanota 11 kuri 12 ya Nyanza TVT akaba 11 ya Gisagara reka turebe basubiyemo ese impinduka zirabizihe umukoca arabashutse cyangwa abagiriye inama ibyo nibyo tugiye kureba abumviye umukoca nabahe reka tubikurikirane ni bande babashije kumvira umukoca neza reka turebe baro igiye kurivurirwa k'umukinnyi baro igiye kurivurwa n'ikipe ya Gisagara reka turebe umusifuzi reka yihuhemo arayicaniriye kurikira cyane baro yarenze bari maze kurenga reka turebe se abo bayatakiye baro ije ari kado hano mu ikipe ya Gisagara ashyize ariyeri ati ndawufatiye ese bumviye umutoza reka nkomeze nibaza ikibazo aba ntibaba basuzuguye umutoza reka turebe abumviye umutoza uko byagenze rotasiyo cyane ariba umufikiseri avamo hakajyamo umuribero ati wikwihisha inyuma yanjye menya ko ugomba kujya ahagaragara ugafata iriya baro barayiteye kamera ikipe ya Gisagara iri kugenda bigura intege ikipe ya Nyanza nayo ikavuga ati ndagumya nkwanikiraho inota rimwe buriya ubusa buruta ubusa twagiye kurikira cyane bare kwa Libero yongera wa mwataka tubona ukosora abarabikosoye amanota abaye 13 kuri 13 urabona ko n'umubenceri nawe aticaye umubenceri ntago yakwicara gusa ahubwo arimo aravuga ati shyigikira abandi abari mu kibuga bagumye bawuhate ibiganza abana baro bagumye kuyihata ibiganza kwirebera ahangaha 18 ikipe ya Gisagara igiye imbere inota rimwe iya Nyanza ese ikipe ya Nyanza yaba yanze kumvira umutoza cyangwa se ikipe ya Gisagara yumviye umutoza biryoshye arayirengeje cyane bariremereye umwana na Cerebro avuga ati mukanya ndanagukubitaho yewe okay serivisi z'uriya mukobwa ziranaremera agenda aramukurikiranye muri ka d'entrenoma
ziba ziremereye, reba bari iragenda bakayifata bicaye, reba baro kado koci akaba na diregiteri Norbert arihagurukiye. Norbert arinze kwihagurukira aravuga ati ikipe yanjye kuki. Diregiteri tekinike w'imikino mu karere ka Gisagara akaba na visi perezida yari yihagurukiye ngo akurikire abana hano. Birongeye birayijabutse, Gisagara abaye 15 kuri 15. Reka turebe ese ibi bintu bimeze bite. Koci wa Nyanza nawe arahaguruka ati reka nkurikire aba bari baraza kubikora cyangwa se barataha amaramusa. Reka turebe. Baro cyane ati defense. Nyanza yari y'Amavubi. Nyanza yari y'Amavubi bitumye koci yongera kwaka Tamora ati bincanaho umuriro ndebera, reka byibuza mbazane hano hanze, nimara kubazana hano hanze ikipe yari irimo incanaho umuriro ndagaruka nsanga ihoze, njyewe aho nza kuba ndi hanze ndaba nanjye natoya kuka ndasubiramo noneho ngira ibyo nkora. Coach Norbert rero akaba avuye kongera icyo ababwira, reka dukurikire icyo ababwira ko kiza gukora. Igitamoro ninde uri buyibyaza umusaruro, k'amanota ari 16 ya Nyanza akaba kuri 15 ya Gisagara. Ubwo ni iyihe kipe iri buyibyaza umusaruro iyi Tamoro? Reka zisubiremo turebe, dutegereze umusifuzi ayihuhemo, umusifuzi ayipejejemo umwuka agira ngo basubiremo batwihera ibirori. Coach Eramu akaba yaranabaye coach wa Gisagara nkuru, ubu ngubu akaba yaravuze ati imbaraga zinakoresheje mu kigikiri Gisagara nkuru reka nzizane no mu batoya. Yampaye na Gisagara imipira iri kwijyanamo, ibi sinzi uko ndi bubisobanura abadukurikira hano kuri Gisagara igera, imipira iri kugenda yijyanamo gahoro gahoro, ariko ifite abayitera ikabura abayicakira ngo bayibasubize. Bari yagiye awuti, Gisagara igize 16 naho Nyanza igira 17. Abakinnyi jump service y'umukobwa nziza cyane, ubundi mbizi kuri ba Mukunzi, mwongera nkabimenya kuri ba Yves Mutabazi. Ibera arawuzanye barawurenza, ati defense yanjye nguhaye ukayitwara nabi rwose, ukosohora icyo kintu dukine neza, tudefande tunatake. Ese birarangira gute? Amanota ari 22 ku yandi, ikipe ya Nyanza na Gisagara birarangira gute? Abaye 23 kuri 22. Ese iseti irataha mu Rukari cyangwa se iseti irataha Indoro? Reka tubikurikirane. Nyuma ya Tamoro yari ibayeho, abakinnyi bagarutse mu kibuga, Gisagara ibura 2, Nyanza ibura 3. Ninde uyatanga undi? Reka tubikurikirane. Abafana nabo bati service. Gisagara ikaba igize 28, iya Nyanza kuri 22.
23, iya Gisagara iguma kuri 24. Biraherera hereke tureberere. Amanota aranganyije 28 kuri 28. Bahise bashyira Aven Sisi, koci wa Gisagara, ahita naka technical time out. Umusifuzi apeza mu mwuka, ikipe igaruka mu kibuga, dukurikira natwe twirebera volleyball y'abakobwa Gisagara na Nyanza mu tudemi, ni ikipe z'utudemi. Nyanza igira 25, iya Gisagara kuri 24. Nyanza ibona inota itwara iseti, Gisagara ibona inota yanira iseti. Iseti ya Nyanza yayitwaye cyane. Iseti ya mbere y'umukino wahuzaga Nyanza na Gisagara mu tudemi itwawe na Nyanza.
gutozwa n'abana barabacanganyikisha. Go. Ntabwo uriya mukoca ntazi iyo biva n'iyo bisa.
kuri Gisagara igendwa twarimo tureba match yahuzaga Akademi ya Nyanza ndetse n'iya Gisagara. Birangiye rero match itsinzwe na Akademi ya Nyanza, iyitsinze amaseti 3-1. Congratulations kuri Akademi ya Nyanza, courage kuri Akademi ya Gisagara. Iteka haru ababurana ari babiri, haruba wigiza nkana. Reka dutegereze match noneho igiye guhuza abasaza babo. Ese Gisagara irakomeza ijye mu nzira yo gutsindwa cyangwa se Nyanza irakomeza itsinde? Reka turebe rero, mukanya ni mu bahungu, ntihagire ucikwa. Aha natangiye mbibabwira hano ku Gisagara kuri Jimunaze ko hari bube match ebyiri ziri buhuze Gisagara Academy ndetse na Academy ya Nyanza. Ikitangaje kandi mwese mwamenya nuko Gisagara Academy igiye gutozwa n'ubundi n'umutoza wa Gisagara Volleyball Club Ndamukunda Flavien. Rero dore nguriya akaba ari ugiye kwitoreza barumuna be kandi yabereka ibintu byiza. Reka turebe rero, ikipe zombi zitangiye kwishyushya ubu ngubu tuvugana, zigiye muri warm up. Nyanza ngiyi mu mweru n'ubururu nk'iyareyo na Gisagara ngiriya mu ibara rya orange. Uwo ni Jibril, umwana bemera byatari hano muri iyi stade, ubizi cyane. Mujya muvuga ba Mutabazi Yves mubavuga mutarabona, ndebera nawe ibiro by'aba bahungu naho bitane n'iby'abakuru babo nka ba Kavaro, ba Maringa kuva mu Bugande, Jibril kuva muri Niger ndetse n'abandi. N'aba rero uri kubona barakubita ikiro rwose ukabona ni icy'umuprofesiyoneri kandi yababawe. Ahubwo se za kipe zo mu Rwanda zitsindwa gute? Mbona abafixeri bari hano, mbona abataka bari hano. Nkuko mubireba, iyi niyo bita warm up iryoshye nabonye. Iyi match ntukwiye kuyicikwa na gato cyane, kuko ikipe zombi nakubwira ko zishoboye urebeye mu mwishyushyo barimo. Uwuteye bamwita Figo, yambaye 12, kapiteni namba 7. Ndibutsa ko ubushize ariwe twaganiriye, umufixeri mwiza wambaye nimero 11 hariya muri Zwama wakumbura. Basi ese birarangira nk'uko byagenze mu bakobwa cyangwa se abahungu baraza kugira yabo? Ariko muri izi kipe zombi nta n'umwe wagaya utumva izina Gisagara ryaramamaye mu bigwi bya volleyball ngo ugire ngo n'abariya b'i Nyanza nabo ntabwo byoroshye, barakomeye bishoboka.
aragira ati muhindure mujye ku ruhande rwo hepfo. Umusifuzi pardon aragira ati muhindure, abari ku ruhande rw'iburyo mujye ibumoso, abari ibumoso mwese namwe mujye iburyo. Niho Jibril arambitse mikiro neza agurutse, ukabona yameze nk'uri kugendera mu gicu. Fixer mwiza hariya wafana ukarushya. No muri Nyanza ntabwo boroshye. Mu gukomeza kwishyushya noneho bagiye mu byo bita serivisi. Hano bishyushya batera ibiro, hano bagiye muri serivisi. Reba izo serivisi, jump service ushaka kureba utaboneye muri shampiyona, hano waza ukayibona. Ikaba igiye gutangira nyuma y'uko babahaye umunota wo gukora serivisi bishyushya. Niyo mpamvu umusifuzi agira ati ntagire uwongere gutora. Ese ku ruhande rwa Gisagara harabanzamo nde? Ku ruhande rwa Nyanza harabanzamo nde? Reka tubirebe tubikurikirane byose uko byakabaye. Reka mbegereze kamera numve n'icyo basaba Imana. Ese barayisaba gutsinda cyangwa bari gupanga? Mubizi imazi ntabwo yagenda gutyo hadafashwe ifoto y'urwibutso. Ntabajya imbere se mwese murajya ntari ifoto y'urwibutso ba kameramani tumara kuyifata. Mujyeho ntari bitubafate. Reka dutegereze match zitangire. Ese urabona iri bubanze igitego cya mbere ari ikihe? Wowe uri guha amahirwe umusifuzi mpuzamahanga nawe yurira. Bagiye kukubwira line up y'abakinnyi ba Gisagara bagiye kubanzamo.
tayari barangije kugeramo. Ese ihame ni ukuvuga ngo ugutanze mu tebo aguhaza intore, ugutanze mu kibuga we aguhaza iki? Amashoti n'ibitego. Simba cyinjirije abasa. Reka nzi. Ni live umuntu warativise. Aya, live sha. Izi bikoresho twarinda kuzana. Twanashye. Iki? Ntabwo ni mu makuru y'imikino kuri. Isifure bayihushyemo. Bayihushyemo, reka turebe. Baro nziza cyane. Broke ya mbere, igitego cya mbere cya Nyanza. Ariko urabona ko ari match y'umuriro. Igitego kimwe cya Gisagara.
amanota ageze kuri 21 ya Nyanza kuri 20 ya Gisagara mu iseti ya kabiri. Broke nziza Gisagara yarikoze ariko barawugarura. Out cyane. Aha amanota aranganyije 21 ku Yandi. Uyu bagiye kurivura bamwita Jibril, akaba ari umukinnyi witiranwa waragize ati reka njye mu ruhande rwo hepfo. Flavio uri kubabwira ati mushyiremo akabaraga. Flavio ubona uri kubabwira ati mushyiremo akabaraga, akaba ari we head coach Flavio. Rero reka turebe ese iyi match arayicyura cyangwa se ikipe y'Inyanza iramurahiraho twinika. Reka turebe. Makumyabiri ku Yandi, amanota ni 20 ku manota 20. Iseti ya mbere yatwawe na Nyanza. Reka turebe nimba batwara n'iya kabiri cyangwa se Gisagara iza kubereka ko iri mu rugo ikishondera umukara nk'inkoko iri iwabo. Barongeye bateye amanota 23 kuri 20. Umukino ugumya kuryoha, ari nako bihindura isura. Abafana ba Gisagara barahagurutse cyane bati muka dushyigikira ikipe. Dore ngaba ari abafana ba Gisagara bavuga bati dushyigikira ikipe yacu tubereke ko turi mu rugo. Dore ngaba ari abafana ba Gisagara. Ataka nziza cyane, barongera batera indege ubwo bita kwamurura inyuma. Yebaba we Nyanza bigeze kuri 28, amanota 28 ya Gisagara kuri 20. Habayeho uburangare bukomeye. Ikipe ya Nyanza ibona irindi nota rya 23, Gisagara iri kuri 28. Byakwitwa se iki Gisagara iramutse itsindiwe kuri 28 yatanzeho Nyanza? Reka turebe ko Gisagara ibonye inota ryayo. Birarangiye, amanota abaye 28 ku Yandi. Ubwo kugira ngo utware iyi seti biraba 26 kuri 28. Nibyanga bakomeze mpaka itsinzwe. Muri volleyball niko bigenda. Njye mukomeje kumva ndi Herve Iradukunda Ntwari hano kuri Gisagara igendwa. Flavio arimo abwira abahungu be ati bimeze bite basore banjye ko turi gutsinda. Flavio akomeza yereka barumuna be uko bakwiye kubigenza. Ati nimba ntahari mujye mubigenza gutya, dore natwe twagakoze gutya, ubu tumaze kuba abanyamwuga, tumaze kubigiriramo byinshi. Mubigenze gutya ariko iyi seti tuyigumane hano ku Gisagara. Reka dukurikire. Baro nziza, barigiye uti ikipe ya Nyanza igize 25. Ubu irabazwa inota rimwe kugira ngo itware iseti. Gisagara ikabazwa 3 kugira ngo itware iseti. Ese Gisagara irakora comeback ikuremo ya 3 cyangwa se ikipe ya Nyanza irakora rimwe ibura igumane iseti? Reka tubikurikire. Nguwo umupira bawuteruye nabi, sinzi uwawuhaye kawugezayo. Baro barayigaruye abakoboyi b'Inyanza. Match ni vuta ni kuvute kabisa. Amanota abaye 25 kuri 25. Iseti igomba gutsindirwa ku manota 27. Ikipe zombi zirabura amanota 2. Abafana batangiye kwishima, batangiye gushyigikira ikipe yacu. Ibyishimo birahenda. Reka abaserebre turebe ninde uza gutwara iyi seti.
kapitene agiye kurivurira mu buryo bwo hepfo ariko Coach Eramu watoje aba bana igihe kirekire ndetse na Flavie bagumya gutanga amasomo cyane. Reka turebe cyane, reka turebe. Urambonera ibyishimo ku bafana ba Gisagara ubu tuvugana irabura inota rimwe naho ikipe ya Nyanza ikabura amanota 3. Flavie akomeje kubwira abakinnyi be ati iri nota iyi seti nituyitakaze dore buranije twigire kuryama. Dore kuri bench abakinnyi ba Gisagara baguma bazamura morale bavuga bati iyi seti harabura rimwe, bya bindi muri vore tuvuga ngo icyanyuma kijyanamo. Ese kirijyanamo cyangwa haruri bugishyiremo? Reka turebe. Nyanza igiye gukora icyo bita serivisi iraje baro mu kibuga cya Gisagara. Kapitene arayishoje, bakoze bloke Nyanza arabashoje, barigiye awuti amanota barabura 2. Reka turebe inota rimwe rya Gisagara rikomeje kuyigora ni amanota 20. Nyibonye ntabwo yari yoroshye cyane. Igihe cyose Gisagara n'urugero bishoboka. Biragaragara ko uruhare rw'abafana ari rwo rukomeye mu gutanga intsinzi kuri Gisagara. Ikintu twiyemeje ni uko nta kipe igomba kuzisana kugira ngo dutware intsinzi iyo ari yo yose. Wabwira iki abatakurikiye iyi match? Icyo nababwira ni uko abana bacu bashoboye. Abana bacu barashoboye. Noneho ni iki mwifuza kugira ngo izi mpano zigere kure, zigere ahashoboka? Icyo twifuza ni uko abana bagomba kuba bari hamwe, bakaba bari kumwe mu mashuri hamwe kugira ngo izi mpano zikomeze kuba hamwe kugira ngo zikatane ku rwego rw'intu. Reka tuvugane na kapitene. Ngwino tuvugane gatoya. Iyi match uyibonye ute, uyakiriye ute? Ashimishije cyane. Twabishakaga cyane. Nabishakaga. Ni iya seti yabagoye muri izi mutsinze zose. Seti ya kabiri yabagoye. Urifuriza iki abafana n'abakunzi ba GBC Academy? Urifuriza kwishimira igitsina tubonye. Urasaba iki ubuyobozi bukwiye kubafasha kugira ngo murusheho kongerera ibyishimo abanyagisagara?